Uwo mugore ugakubita umugabo se ntuba ufite ubwoba akagusekura reka twarihaze yego komeza twarihaze ntabwo komeza nanjye mu mizo manuro nyabone ntabwo batukiye twamenyanye ndi umuntu ukora akazi ko mu rugo nawe wakoraga akazi ko mu rugo yego ukora akazi ko mu rugo akajya mpamagara saha ku yindi umunota ku wundi namubwira nti mpabitana nkabona arabimpaye rangije rimwe arambwira duhurire Muhanga ndamubwira nti Muhanga simpazi ntabwo ndanahagera yego ndagutegera ndakubwira hano usanga ndagiye i Muhanga ndahageze bageze aransuhuza njyana ahantu urumva abantu tuba turi mu byaro ntabwo nari aho hantu ubwa mbere nayo mpabonye ahantu heza ngurirayo fata ngurira na brushette yego ndayirya maze kuyirya nimba fata narayinyweyemo ibinsinziriza sinamenye ibyo ari byo uwo munsi none akuyeho inda ya Fabrice bivuze ngo wanyweye fanta nanyweye fata urangije ujya no kwiryamira yego iyo nda yavuye aho ngaho yavuye kuri fanta noneho hari uherutse kuduha ikiganiro yavuye ku ijezi none nawe yavuye ku gafanta ubu se ndashaka noneho umbwira ku gafanta warakanyweye aho hafi hari ghetto cyangwa niho yari atuye wisanga muri ghetto nisanga muri ghetto nywa gafata hanyuma komeza rero hanyuma byabaye biraba ngera igihe cyo gutaha ndataha aze gutaha icyo gihe wakoraga akazi ko mu rugo aba boss tiko watinze nageze mu rugo kwa boss nka saa 3 za nijoro tiko watinze wari baribohoye tiko watinze ndababeshya mbona birakunze haciye icyumweru nkajya nkaranga igitunguru kikanukira yego bigera igihe nkajya mba ibiryo bitarimo ibitunguru kandi babihashye nafashe musaza wanjye ndamubwira nti turajyana ndaguha 5,000 yego njye sindi bujya kwandikisha ndaguha 5 urabyemera cyane ubyemera atugiye kunshyiraho igisasu s'umwana njye naguteye inda nza kumwinginga aza kugera igihe turajyana ngo umwana wanjye nta mikoro ntaki aravuka maze kuvuka mushyira mu myenda y'ibitenge nta kibazo agira igihe cy'amezi 4 nakoreshaga WhatsApp hari kera nari umusirimu nakoreshaga WhatsApp yego mbona saranyandikiye nawe yakoreshaga WhatsApp yego rero mbona aranyandikiye ndavuze nti ricano rirambaza iki baba badushuka naje gusanga baba badushuka aba nasangiza n'urubyiruko rw'iyi minsi ko bakwirinda ibintu by'ibishuko njye naramuhamagaraga nta kintu na kimwe atigezamo nta na kimwe ndi umukobwa atampaye ariko nkimara kumubwira ko yanteye inda byabaye ibintu bikomeye biba birebire ndirwariza nirwanaho nza kuva mu kazi ngira ubwenge bwo kujya kwiga imashini ndayiga ndayimenya urayimenya yego none aha buzima nukubona ibyo biraka wiyabibonye nje nta kazi ngira yabonye icyo kiraka turarya yatakibonye nubwo turihangana kuko nta kintu narenzaho sinavuga ibintu by'ikigara abantu barabizi sinavuga ngo ntiyabibonye nta kazi nawe agira nibiraka umuhungu ndabyuka nkamutegura akajya ku ishuri yaje asanze natetse ararya yasanga ntabyo akihangana agakina n'abandi nimugoroba wenda bikaza kuboneka yes mbaje ko kusuhuza abakunzi ba AWS TV reka mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo suhuza aba diaspora muri mu bihugu hirya no hino bituye isi suhuza abanyarwanda biwacu kwa Kanyarwanda mu gihugu cy'amahoro ndetse n'ibyishimo nge rero mubara mu kiganiro murabizi ko nitwa Soni w'abanyarwanda inshuti ya buri muntu wese utuye isi ikiganiro cyacu murabizi nakagaruka ka buri munsi aho tuba tuganira n'ababyeyi batandukanye baba abakecuru baba abamama baba abapapa kugira ngo baduhe byinshi tubona kuko ubu intambara ya mbere iri kurwanwa mu isi ni intambara y'imibanire mu ngo ni intambara y'urukundo ese
urukundo koko ruracyabaho? Reka tumuhe ikaze rero muri studio za WS TV. Tuguhaye ikaze. urakoze cyane. Uraza kuvuga cyane ariko kugira ngo n'abantu bariyo bakumve rwota amasimbi. Ndavuga nta kibazo. Ndi kubona uri ako mwambaye neza abantu abamama bose nsanzwe nakira ko mbona muza mwikwije kandi hari abo njya mbona bambara mini mu muhanda. Tugomba kwambara kubera Imana. Ugomba kwambara kubera Imana. None uzo ngo bari abamama bambara amamini bo ntago ari ukubera Imana. Oya biterwa n'imyumvire y'umuntu. Imyumvire gute wowe ubibona gute nk'imyumvire gute? Ngenda umwadeperi ntago. Nawe uri umwadeperi? Kongera umugabo wa deperi nta direde bagira. Aya barazigira. Yego. Yaruma ngo wishizeho direde uri umwadeperi bakwirukana mu idini. Oya. Ntabwo bakwirukana. Ntabwo bakwirukana. Ndi kubona uri umumama w'umusirimu ushobora kuba afite n'urugo. Yego. Aka kanya hari ikintu cyogarije mu ngo usanga abagore bari gutaka. Ese k'abagore bari gukubita abagabo niki kiri kubitera kugira ngo abagabo bari gukubitwa, bari kubyuka mu gitondo kumva ngo umugabo yatemye wakumugore ngo yaciye imyanga ndanga mubiri y'umugabo, ngo umugabo yakubise umugore nako ngo yakubise umugabo. Nkawe nk'umuntu sinzi ariko ntabwo nakubajije ko uri umubyeyi, hashobora kuba ndi kukubaza ibintu kandi uri inkumi. Oya ndi umubyeyi w'umwana. Uri umubyeyi w'umwana mwiyeze. Nicyo kintu uri kubona kiri gutuma ingo zisenyuka muri iki gihe? Iki gihe ibintu byarakomeye. Ibintu byarakomeye ku bagore benshi nanjye nihereyeho. Badafite akazi. Uraka umugabo amafaranga 10,000, timpa amafaranga 10,000 njye kugura akatenge. Yego. Atayaguha yazuka mukubita inkokora. Ukaye umujomba ze ko kamukubita inkokora. Wowe mugore ugakubita umugabo. Se ntuba ufite ubwoba kagusekura. Reka twarihaze. Yego komeza. Twarihaze ntabwo. Komeza nanjye mu mizo manturo nyabone. Ntabwo batukigiye. Ntabwo banabo. Hanyuma rero wamukubita inkokora bikagenda uti? Gasanga ya nduru niho izamukiye mu rugo. Gasanga induru zibaye induru, abaturanyi baratabaye. Wagira amahirwe nyine ukaharokokera ntugire ikibazo ugira, nawe akihangana kandi isura yamusaba yakuye hehe. Ni kwa kundi yabonye akaraka ati ubu yayabonye menshi. Ntutekereze ko yaguhaye cya gihumbi cyo kugura umuceri, ntubitekereze. Ugasanga induru ibaye induru, ugatera induru ntunayabona. Ese ntabwo mwaba murenganya abagabo nabo bajya gushakisha batazi bari uyakure? Rero umugabo iyo yavuye mu rugo natwe turirwa twicaye mu rugo tuba tuzi ko yabonetse. Mu munsi k'amafaranga yabonetse. Kandi wowe uhavuye mu gitondo ukagenda nawe surahamya ko wayakura hehe se? Wayakura. None rero icyo kibazo kuki mutumva ku ruhare rw'abagabo bo ngo mwumve yuko yiriwe ashakisha akaburirwaga batashye, cyangwa ni kwa kundi ngo umugabo nyamugabo arihambira? Ugabo arihangana ntabwo ubwira umwana ngo jya kuryama. Uzi kubwira umwana ngo jya kuryama ashonje. Jewe rimwe byambayeho. Nigeze kubwira umuhungu wanjye Fabrice nijya kuryama, sinacanye imbabura, nta kintu na kimwe mfite mu nzu. Yego. Se ndamubwira ajye kuryama gute. Narasohotse njya hanze njya ku muturanyi. Ndamubwira nese nta kuntu biragenda ngo nkize Fabrice. Hambwira ati se mama Fabrice bimeze gute? Ndamubwira ndamutekerereza. Nohereza umuhungu ararya. Amaze kurya urumva umwana ugaburiwe n'undi ntabwo ameze nk'ugaburiwe na nyina. Amaze kurya araza araryama. Mu gitondo saa 12 arambwira ati mama ndashonje. Kumbwira ngo arashonje ntacyo ndi bumuhe, nta kintu na kimwe nari mfite. Narihanganye ndizirikanye ndaryama kuko nabonaga ntaho ndi bubikure. Nta shinge nta rugero ndihangana ndaryama. Umwana mu gitondo abisabye aramukubise. Waramukubise? Ntabwo waba waramujijije ubusase? Naramukubise kuko nanjye nari nzi uko naraye. Natekereza uburyo ari kunsaba ibiryo nta kintu mfite. Numva ko ari kumbangamira. Numva ubwiye papa we byagenze gute? Mbwiye papa we yambwiye ko nta mafaranga afite. Ambwira ati mwihangane turebe ko saa 6 tugira icyo tubona. Ese warabibonaga koko ko ntayo afite warabyumvise? Yego. Narabyumvise. Kuki wabashije kubyumva wihuse?
nabyumvise ko nzi ko umuhungu we aramutse agize icyo afite atagira icyo amwima ntabwo yagira icyo amwima ko byagenda kose n'ubwo yamuha duke ariko twaboneka akarya yego wowe bivuze ngo impamvu ubona ko abagore bakubita abagabo ubona ari nk'iyihe none impamvu mbona abagore bakubita abagabo abagore twirirwa mu rugo turanduranye njye nkuganirije nka story y'uburyo namenyanye nawe aho niho nshaka rero yaba ari ndende aho niho nshaka nta kibazo uzagaruka uduhe igice cya kabiri cy'iyo nkuru ya story uburyo wamenyanye nawe mukabana na n'ubu mukaba mukiri kumwe uburyo twamenyanye ndi umuntu ukora akazi ko mu rugo nawe wakoraga akazi ko mu rugo yego ukora akazi ko mu rugo akajya mpamagara isaha ku yindi umunota ku wundi namubwira nti mpabitana nkabona arabimpaye rangije rimwe arambwira tuzi duhurire i Muhanga ndamubwira nti Muhanga simpazi ntabwo ndanahagera yego ndagutegera ndakubwira ahantu usanga ndagiye i Muhanga ndahageze bageze aransuhuza njyana ahantu urumva abantu tuba turi mu byaro ntabwo nari aho hantu n'ubwa mbere nayo mpabonye ahantu heza ngurirayo fata ngurira na brushette ndayirya maze kuyirya himba fata narayinyweyemo ibinsinziriza sinamenye ibyo ari byo uwo munsi niho nakuyeho inda ya Fabrice bivuze ngo wanyweye fanta nanyweye fata urangije ujya no kwiryamirira yego iyo nda yavuye aho ngaho yavuye kuri fanta noneho hari uherutse kuduha ikiganiro yavuye ku ijezi none nawe yavuye ku gafanta ubu se ndashaka noneho umbwira ku gafanta warakanyweye aho hafi hari ghetto cyangwa niho yari atuye wisanga muri ghetto nisanga muri ghetto nywa gafata hanyuma komeza rero hanyuma ibyabaye biraba ngera igihe cyo gutaha ndataha aze gutaha icyo gihe wakoraga akazi ko mu rugo aba boss tiko watinze nageze mu rugo kwa boss nka saa 3 za nijoro tiko watinze wari baribohoye tiko watinze ndababeshya mbona birakunze haci icyumweru nkajya nkaranga igitunguru kikanukira yego bigera igihe nkajya mbaye ibiryo bitarimo ibitunguru kandi babihashye bivuze ngo wageze igihe ukora akazi ko mu rugo ukajya uha boss wawe ibiryo bitarimo ibitunguru yego komeza twumve icyaba kandi babihashye ndangije mbiganiriza umuntu w'umumama wari inshuti yanjye wangiraga inama mu bukobwa bwanjye akangira inama arambwira uti rero ndi bukujyana ahantu bagupime niba barebe ko udatwite dushobora kuba utwite akibimbwira sinigeze nzi nagize agatima ko kujya kubaza ndamubwira nti tugende turagenda dusanga ndatwite mu gutwita amamagara wa musore ndamubwira nti uzi byabaye ati wanteye inda ati reka ati nanda naguteye indi maze kugera nko mu mezi 3 itangiye kugera aho yagaragara aba boss baranyirukana ubu uvuye muri ka kazi ko mu rugo bamvuye muri ka kazi ko mu rugo maze kukavamo ndagenda njya ahantu niga imashini maze kwiga imashini niga kudoda ndabimenya indigera mu mezi 8 yego ngeze mu mezi 8 avuga nti nta mafaranga mfite kandi nasare kumbwira ngo ntabwo ari utera inda ntabwo ari ugira uti bivuze ngo kimubwira ko bwatige sintera inda yego na mwana wanjye yambaye imyenda y'ibitenge naramudoderaga amudodera utwenda umugira neza akaza akampangaye nkamudodera ariko muri cya gihe cyo kwipimisha byarangoye nanjye kujya kwipimisha inda kwipimisha byaragoranye nafashe musaza wanjye ndamubwira nti turajyana ndaguha 5,000 yego njye sindi bujya kwandikisha ndaguha 5 urabyemera cyane ubyemera atugiye kunshyiraho igisasu umwana njye naguteye inda nza kumwinginga aza kugera igihe turajyana ubwo umwana wanjye nta mikoro ntaki aravuka maze kuvuka mushyira mu myenda y'ibitenge nta kibazo agira igihe cy'amezi 4 nakoreshaga WhatsApp
hari kera nari umusirimu nakoreshaga WhatsApp. Yego. Mbona se aranyandikiye. Nawe yakoreshaga WhatsApp. Yego rero. Mbona aranyandikiye. Ndavuze nti Rishyano rirambaza iki? Ari kumbaza iki? Nanjye ndamusubiza. Kuri WhatsApp hari ifoto y'umwana. Ntiwamubonye ko namubyaye umuhungu? Ati nzaza kubasura. Yaje kudusura. Icyo gihe warabyaye? Yego. Yaje kudusura. Nyuma y'uko mbyara namaze amezi 4 mu rugo. Ahita anyurana n'umwana we. Yaje kwemera ko byose bishoboka, indariye abona umwana barasa nta kibazo. Agera n'ahambya ati nzajya gupimisha amaraso ndebe. Ndamubwira nta kibazo mfite uzajya gupimisha. Kuko nta rwikekwe nari mfite, nta handi hantu nari narigeze njya na hamwe. Niwe gusa. Niwe gusa. Ndamubwira ntuzajye gupimisha. Bibaye aho abantu bakajya bamuhamagara papa runaka. Umwana yaramwemeye, bwiyagize icyo abona arahaha tukarya. Kitaboneka tukanaryama bibaho cyane. Anje hora wicaye mu rugo rero singitera induru ngo mvuge ngo ntibyaje kuko mpora nicaye ntabwo navuga. Yego. Ngo negereje icyo Imana izakora nanjye nkagira akazi. Nkajya mvuga ngo umwana wanjye arabigenza uko ariga n'umunyeshuri yiga muri garidiyeni ya 3. Ya 3. Ubu mu kwa 9 azajya mu wa mbere. Baba badushuka naje gusanga baba badushuka. Aba nasangiza n'urubyiruko rw'iyi minsi ko bakwirinda ibintu by'ibishuko. Nge naramuhamagaraga nta kintu na kimwe atigezamo. Nta na kimwe ndi umukobwa atampaye. Ataguhaye. Ariko nkimara kumubwira ko yanteye inda byabaye ibintu bikomeye biba birebire ndirwariza nirwanaho. Nza kuva mu kazi ngira ubwenge bwo kujya kwiga imashini ndayiga ndayimenya. Urayimenya. Hanyuma icyo cy'umwana cyo twese kiratureba nk'abantu batuye isi. Uyu mwana wiga twese twifuza ko abana biga. Hari ikibazo nshaka kubaza. Kuki abasore bakibatereta babaha buri kintu cyose mushaka? Impamvu ni iyihe? Baba badushuka. Mwamara kubyarana nawo tayari. Cyangwa yamara kumva ngo yagutiye inda. Ikibazo kibari kiri hehe? Baba badushuka naje gusanga baba badushuka. Aba nasangiza n'urubyiruko rw'iyi minsi ko bakwirinda ibintu by'ibishuko. Nge naramuhamagaraga nta kintu na kimwe atigezamo. Nta na kimwe ndi umukobwa atampaye. Ataguhaye. Ariko nkimara kumubwira ko yanteye inda byabaye ibintu bikomeye biba birebire ndirwariza nirwanaho. Nza kuva mu kazi ngira ubwenge bwo kujya kwiga imashini ndayiga ndayimenya. Urayimenya. Yego. Ni izihe ngorane z'umukobwa utwitira iwabo akabyarira iwabo? Umukobwa utwitira iwabo aracunaguzwa. Kandi iwabo batazi umugabo wamuteye iyo nda. Aracunaguzwa. Mu buhe buryo rero? Ati tuvire hano inda wayikuye he? Sanga uwaguteye inda. Byaje kugeraho negera kwa mukuru wanjye. Mukuru wanjye ubwo nigaga imashini ariho mba. Ngumaye igihe kinini. Mu kubyara nawe yarambwira ati umugabo wanjye ntabwo ari bubyemere. Byakureba handi byari. Ndagenda ndiharaga mu cyaro ntabwo inzu zaho zihenda. Yego. Nkodesha inzu yaho ya 12. Ibyumba 2 na saro. Yego. Ngo nabyaye ari mundi. Umuturage ubonye agafuka igikoma kanzanira. Cyane. Kanzanira. Bigera ahantu numva inzara inyishe. Inzara y'umubyeyi namwe murayizi. Yego. Inzara iranyica ari umuntu twari duturanye arambwira uti ngwino nkwereke. Ndagenda anjyana ahantu mu kabande kure yatsaga hinja kure ankurira y'ibijumba. Anza ampa n'ibishyimbo by'ibitonore byari mu gihe cy'ibishyimbo. Ati genda utonore. Umara gutora. Urya ibijumbo twite. Narabizi ko umugore utwite atarya ibijumbo. Mba numva n'ibishyimbo atabirya. Byihorere. Hanyuma rero ibishyimbo narabizamukanye ndateka ndarya nyine. Iminsi 10. Ubu noneho sahizi urugo ruhagaze gute? Ubu twinjire mu buzima bw'ubu noneho. Ngo ruhagaze gute urugo rwawe? Nk'umuntu wakoze akazi ko mu rugo uratwita urabyara umugabo araza arakwizana yemera ko umwana ari uwe murazana muri Muhanga. Yego. Muzi Kigali ubu ngubu ubuzima buhagaze gute noneho? None aha buzima
ni ukubona ibyo biraka wiyabibonye nge nta kazi ngira yabonye icyo kiraka turarya yatakibonye n'ubwo turihangana kuko nta kintu narenzaho sinavuga ibintu by'ikigara abantu barabizi sinavuga ngo ntiyabibonye nta kazi nawe agira n'ibiraka umuhungu ndabyuka nkamutegura akajya ku ishuri yaje asanze natetse ararya yasanga ntabyo akihangana agakina n'abandi nimugoroba wenda bikaza kuboneka yego nkubaza akabazo ka nyuma kenshi hari kuki iyo umugore avuye mu rugo akajya mu kazi cyangwa gushakisha agataha saa sita z'ijoro cyangwa se saa yine agasanga umugabo mu rugo kuki abagabo kenshi bavuga ko abagore bavuye kubaca inyuma abagabo benshi niko nkamwe mufite urugo byigize byakubaho cyangwa se wumva ko byabayeho nyine bavuga ati umugore ntabwo namusanze mu rugo yagiye nanjye byambayeho nigeze kubona ikiraka njya gukuburira umuntu amemba 10,000 yego nanga kugira umuntu njyana ndavuga nti ndijyana naragiye ndakubura ndaharura ndakubura ngeza saa 3:30 za saa 3:30 nta telefone nari mfite ngo arampamagara ntiyamamagaye nageze mu rugo nsanga yakinze nakomanga tuvuye sinakubwiye ko ngiye mu kazi takazi gataye isani kazi nyabaki ntakazi rero nakabonye nanga kugira undi muntu umbwira bitewe n'ubushomeri nzi dufite yego bitewe n'ubukene aya mafaranga yavamo ibintu byinshi ndicaye hanze ndicaye abwira umwana ati genda ukingurire nyoko haraje arakinguye ndinjiye ndamubwira nti dore amafaranga nakore ni 10,000 ariko 10,000 nibyo bigeza saa 3 z'ijoro ayo mafaranga ukorera ukageza saa 3 ndicaye ndamubwira nti nge nanze kugira undi muntu njyana kuko narinze ubukene dufite yavamo ibintu byinshi 10,000 ati reka nujya ubona akazi ureba undi muntu umujyana kuko aya masaha sinyashaka ndicaranye ndamubwira ntese turamutse mbonye akazi gatuma ntahabwije cyane byagenda bite mbizi ko ari akazi gahoraho birashoboka ko byakunda ariko ubuntu bw'uburakaraka ugenda ukora ugataha izi saa si ntibukeneye burantutsa birangira ntutse ariko bya 10,000 naje kubona ko bifite umumaro bigura n'ubugari ndi ibyumweru bingahe bigura n'ubugari bivuze ngo ubu ngubu umuntu aramutse akoze nk'icira akabahuriza hamwe nk'abagore mwahuye n'ibyo bibazo hari umusaruro waboneka umusaruro waboneka cyane kuko wowe wize kudoda undi nawe afite indi mishinga n'undi afite indi mishinga bivuze ngo umuntu abahurije hamwe hari ikintu kimwe mwakubaka kandi cyateza imbere abo namwe kikabateza imbere yego inama ugira abana b'abakobwa nk'ibyo wanyuzemo wahuye nabyo ugatwaririnda kuri fanta ukisanga watwise kubera fanta wanyweye niye nama wabagira nama nabagira abana b'abakobwa urubyiruko rw'iyi minsi rurakoresha ama Facebook ugasanga barahuriraho n'abasore benshi bataziranye ugasanga umusore arakubwiye ari Rwamagana uri Nyamagabe nge ndi Rwamagana tuzansure kwaga gusura rero ntago uzi ikibyihisha inyuma ntago uzi icyagushakira sarenza akubwira ngo uzansure we yabanje akagusanga iwanyu yabanje akagusanga iwanyu ukamwereka iwanyu mukaganira yakumva ari umusore w'umumara akazana kubwira uti tubigenze ukuntu uko dushaka igikumwe tugira dute nkatwe tubayo nk'abagore b'ikisi abagore batwita indayo kuko ntabwo twasezeranye ntitwageze dute yes reka tugushimire cyane nshimira n'abantu mukomeje gukurikirana WS TV mu magambo ni World Star Entertainment dushimire n'uyu mubyeyi waje kuduha ubu butumwa n'inyigisho twebwe ibiganiro dukora murabizi ko n'ibiganiro bigendeye ku nyigisho z'imibanire y'ingo cyangwa se hagati mu rukundo nshimire bamwe mu bamama bari hariya hanze bakomeje gufatanya natwe muri uru rugendo mbese ndashimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe share ndetse na comment abana b'amama tuzahorana nka WS TV n'abandi muzagenda mubona hari igikorwa twe tuzabereka nyuma y'ibi byose kandi tuzajya tujya gusura aba mama turebe se kuko ibyo batubwiye nibyo njyewe namwe mujye mucunga mu turebera isura gusa tuzajya dukorana urugendo tujye gusura aba mama baje kudusura natwe tuzajya kubasura ariko hari icyo tubashyiriye
tugiye gusura abo barumuna bacu bafite, ndetse ariko mbwira n'abagabo murera abana banyu, mwihangane mugerageze, nubwo mutabana ariko wite ku mwana, nta kibazo nyine nushaka kumureka ariko wite ku mwana. Reka mbashimire cyane, nongera mbibutsa ngo mukorere ibihangano byanyu muri WS Music, mwige gukora production, mwige gukora video, mwige gukora filime, byose rero bisanga muri WS Music ariyo WS TV. Reka mbashimire cyane, yewe ndi Soni w'Abanyarwanda.